Bavuni Gotseni niwe waje kubonana n'umwami Rwabugiri hano. Hariya bari abantu bari. Umwami ari hano, ingabo z'umuzungu z'umwami ziri hano, aza kubonana n'umwami aturutse, umwami umuzungu yarazamutse aza hariya. Umwami nawe rero noneho babonaniye hano ahangaha. Uwo muzungu Bavuni Gotseni. Hanyuma ubwo ingabo ziwe zari n'iz'umwami ziri ahangaha. Hanyuma nyuma baza kugikora imishyikirano rero. Nyuma baje gukora imishyikirano bavuga ko umwami mbese ingabo z'umwami zashatse gusatira iz'umuzungu, kuko umuzungu ko yari afite imbunda. Bo bafite imiheto n'imyambi n'amacumu. Noneho baza kubona ngo niba yararahaka akantu nakurikiranye neza. Baza kuvuga ngo niba bo barumvise akantu niba ari kibiti barasaga bari kunywa itabi. Noneho ngo ingabo z'umwami zavuga ati bari abantu bafite ibintu biri guturika ntabwo byashoboka. Umwami aravuga ati rero abo bantu nimubakoreho mu bihurire nta kibazo gihari. Ubwo ibyo byose agerageza kugira ngo ahoshe iyo ntambara. Ababaza ate ko nanjye kukarunda agashaka nibura nanjye nirinde. Sawa rero murakoze, reka tugushimire by'umwihariko. Yes, nkuko mubibona rero iyi ni Shangi Radio TV FM online nkuko bisanzwe. Aha turi ni mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kageyo, ahazwi nko ku mukore wa Rwabugiri, ku mukore kwa Rwabugiri, neza hariya neza, aho bigaragara neza yuko ari inzu y'umwami Rwabugiri nkuko byigaragaza. Aha rero niho twageze kugira ngo n'aya mateka nayo yamenye. Ni inzu neza yubatse nko mu rukari, nkuko iyo mu rukari imeze. Bigaragara neza yuko aha twahageze abantu ntago bazi ko aya mateka ahari. Nkuko bigaragara namwe murabibona, urabona ko aha hantu ni ahantu by'umwihariko hafite amateka, kubera yuko ahangaha nkuko tugiye kugenda tuganira n'abantu bahazi, baraza kukubwira ngo aha hantu ni hantu ki, mbese kubera iki hitwa ku mukore wa Rwabugiri. Hanyuma nitumara kuva ku mukore wa Rwabugiri turaza kugenda tuganira no nyirizina n'abantu baza aya mateka y'aha hantu hitwa ku mukore wa Rwabugiri. Nitumara kuyakugezaho nawe by'umwihariko uze kugira icyo tubwira, uvuga uti ibi bintu ndabibonye kuko ndabisobanukiwe, menye neza aha hantu impamvu hitwa ku mukore wa Rwabugiri. Ndetse by'umwihariko ni ahantu ukwiye gusura, nawe ukavuga uti ngeze ahantu hanyaho, ngeze ahantu mu buryo bufatika, ku buryo nawe uvuga uti aha hantu hari hakenewe. Kuko iyo uganiriye n'aba basaza bahatuye urabona ko yo bakubwira, urabona ko mu by'ukuri abasaza nabo ni inzu y'ibitabo, kuko hari ibyo bibitsemo. Ibyo rero bazi nibyo barimo badusangiza kugira ngo nawe ubimenye. Numara kubimenya umenye ahantu ko nawe wazajya kuhazo. Ni ahantu kure cyane, kuko uvuye kuri kaburimbo ujyayo ushobora gutega moto y'ibihumbi 2500 cyangwa se 3. Byumvikane ko ntabwo ari hafi, ariko rero ni ahantu heza. Iyo hari kuri uwo musozi witegeye ahantu hose, witegeye ibice bitandukanye bya za Rutsiro, za Hehe, za Rubavu. Mbese ni ahantu ubona ko ureba hakurya hose na za Muhanga. Ni ahantu ureba witaruye rwose hejuru imisozi yose ubuyireba. Aha rero bahita ku mukore wa Rwabugiri. Reka twiganire by'umwihariko n'umugabo twasuye uhazi, uhasobanukiwe nkuko nawe ugenda uhabona. Uyu mugabo niwe ugiye kuduha aya mateka, hanyuma nitumara kuyabona numara nawe kuyabona uze kuduha subscribe ndetse na comment na like na share kugira ngo n'abandi bamenye ibijyanye n'uyu mukore wa Rwabugiri. Murakoze cyane rero, tukomeza twizamukira imbere cyane. Nanjye nitwa Niyitegeka Alphonse. Nyine Habimana wa Gatoki ka Migabo ya Gatabazi kana umwanga wa meza ya Bigega. Umuryango w'Abanyarwanda nkaba ndi umusinga. Yego. Urakoze cyane rero. Hanyuma ikibazo nari nifuje kuganira namwe. Yego. Nageze aho ngaho ku nzu y'umwami. Yego. Hanyuma mpageze nifuza kumenya amateka yaho, kubera yuko urabona ahantu nk'ari aho hakeneye amateka, ariko tuhageze dusanga ntago bakihakorera ngo tubone umuntu uduha ayo makuru. Yego. Mpageze rero numva nifuje undi muntu waba uhazi
akambwira n'impamvu nyamukuru, impamvu hitwa ku nzu y'umwami. None hari icyo mwamuhaziho? Ibyo ndabizi kuko sogokuru bita Gatabazi yabaye ibwami. Imyaka yanjye yo ntabwo ari myinshi ku buryo navuga ngo wenda njye nari mpari, ariko uruhererekane rw'amateka ni ukuvuga ngo ni urwo nkomora ku basogokuru n'abasogokuruza. Yego. Hariya hitwa ibwami cyangwa hitwa ku mukore wa Rwabugiri, kubera ko Rwabugiri ari umwami w'u Rwanda wahagize urugo rwa kabiri. Yego. Noneho umugore we yitwaga amazina, bavuga amazina abiri abakuru, wenda guhita umuntu agira guhita umuntu apesiza rimwe wenda bikagira, bamwe bavuga umugore wabanaga ko yitwaga Kamunazi, abandi bakavuga Munazi. Icyo gihe rero bimwe mu byahamuzanye ni ibintu bibiri. Yego. Icya mbere ni uko indagu zari zemeje ko kugira ngo abanyarwanda bashobore gutsinda abazungu ari uko bagombaga guterekera, bagaterekerera ahangaha ikagiye ku mukoro wa Rwabugiri, n'ubundi indagu niko zari zaremeje. Yego. Icya kabiri ni uko umwe mu ngabo za Rwabugiri witwaga Nkundiye wari uyoboye, yari umwe mu ngabo ze, yaje kuza kwivumbura, noneho aramutorokanira n'abasirikari bamwe abajyana muri Kongo. Rwabugiri rero aza hano muri iyi mpinga mu rwego rwo gutegura iyo ntambara yo kujya kugaruza abasirikari be bari bamucitse. Izo ni impamvu ebyiri zatumye n'ubundi Rwabugiri aza gutura aha ku mukoro wa Rwabugiri n'ubundi nk'uko biri, kubera indagu zari zarabyemeje. Yego. Hano rero hakorewe, njye ntabwo nterekera, ntabwo ngira, ariko ibyo ari ibintu wenda bagiye bagenda bavuga ahangaha n'ubundi mu buryo bwo kujya gutera iyo hirya. Ahangaha bakoreshaga urugimbu, bakarutwika rukaba rushobora kugaragaza umwotsi w'umweru akaba ari sawa, wagaragaza umukara akaba atari sawa. Ikindi cya kabiri bahakoreraga ni uko nanone bafataga umushwi, ubwo ni ingeri ebyiri zakoreshwaga. Yego. Bafataga umushwi ukivuka, umushwi w'inkoko. Yego. Barangiza bakawusatura. Mu by'ukuri aho washoboraga kwerekeza umutwe n'akaguru, iyo nsinzi yabaga ari sawa. Ubwo ariko ngewe ntabwo njye nabikoze, gusa nuko wenda babivugaga bakavuga ko ari muri ubwo buryo nyine bwakoreshejwe muri icyo gihe kugira ngo ashobore kujya gutera iyo hirya. Hagombaga kuba hari imihango ikomeye yagombaga kubanza gukorwa na bamwe mu babishoboye. Hanyuma rero igihe kiragera umwami Rwabugiri rero kadutangire kubabana intego bya Kajumba twemerere tubandishe tubande abana bacu, tubande abana babe bakurambere beza, bagira abakurambere beza, bagira umutwe mwiza, bagira n'amaboko meza. Ururimi rero ngiye kujya ndavuga ibintu musubiremo, abantu muje kubana, mwegere hino mwegere imbere mwegere kakabindi baza kuza nyine kumurebya nyine bamuha ibintu by'imyenda, bamuha ibintu by'inigi, ariko yari yanze gushyikirana nabo bigeze aho izakwemera. Noneho bamuha ubwo rero urazi neza ko n'ubundi wamatanishijwe n'Imana ubu wemerewe kwishuka nk'umunyarwanda nyawe, yakiriye umudage Von Botoni asigaje umwaka umwe ngo atange umwaka. Ndimo kuhareba rero, reba kari agashyamba kari hakurya aho bavuga uwo mudage ngo yaje agakambika n'ingabo ze, hanyuma Rwabugiri nawe kuri kariya gasozi nyine hariya, iriya nzu nyine y'umwami yubatse. Ndabizi nabyo ni ukuvuga
abo Ubudage nabo bari kumwe twereke niba ushoboye uko bikunaniye rero ariko unanirwa za Nyamasheke nyine yego baraza bayobowe kadukurikizeho Sharangabo yego undi witwa nde ikagiyo barabunyisha umwami sirikana rero wifuje kubandwa Kagiyo ndahareba wifuje kubandwa Imana nibwo ukomatanishwa n'abakurambere ukomatanishwa n'Imana hagera nzahakwereka mwaka kariya gashyamba narahageze nyine tubandwe kiba kiba buriya wenda n'uwo kujyana iyo n'igihe habajyanye kuhabereka n'abaturage bakagenda habereka wemerewe kubandwa umatanishijwe n'Imana wari uruzingo ikibazo yari ingorane n'ubundi ingabo ze wari inzigo none ubaye uruzingo nako zafashe imyambi n'amacumu n'imiheto katuguhe zibanza kurasana nabo icumu bya binego bya kajumba ariko nabo ntabwo bashatse ari kwishuka mu ndura akishuka mu ntambara yambaye umwishwa n'uruhu rw'impunzi bari bafite imbunda barasa mu kirere noneho ingabo za Rwabugiri nyine zizakuza kubwira umwami ko ba bantu bya bintu bari bafite bavuga ngo ni ibyuko ahubwo ko birimo kugaragaza umuriro uko bikunaniye rero basigaho noneho abakira batangira imishyikirano ego kuvunyisha kwabo noneho Rwabugira arakwemera ngiye kuja ndavuga ibintu nyine musubiremo muri inzigo none mubaye inzigo niba waragezemo hariya umwami Rwabugira nabo n'umudage Von Watson ndayireba iriya nayigezemo nayo nayigezemo iriya yubatse nk'udutafari duhiye yego rero barashyikirana bamubwira ko ngaho muhamagare yewe mpagaze hewe ngwino uwo matanishe n'Imana mami na mwami n'abandi bamuha iyo myenda bamuha n'inigi ni iriya nzu y'udutafari duhiye yo ku muhanda birakunaniye rero ni kunanirwa no kumenya umuntu wabanzwe ndayireba rwose ndayireba umuntu wabanzwe Imana akomatanishwa n'abakurambere ntabwo amena ibanga wenda atari ukuvuga ngo ndi hirya y'ibintu urarangije kubandwa rero ubwo rero nyine yarabakiye arabazimanira abaha inzoga y'ubuki abaha turangije kubandwa twaririmba ururimi rw'urukonjo urukonjo ni ururimi rw'Imana bari bafite hanyuma se tukiri aho tubonye ko Von Watson ahaje rero ariko kiriya giti cy'umukore nashatse kukireba ngo mbibone nsanga ngo baragitemye ariko amakuru yacyo kiriya giti bimeze gute nakirebye nsanga ngo baragitemye kirahava umuntu wagitemye bimeze gute byagenze gute kugira ngo gitemwe ko nzi ko bene kiriya giti cyabaga gikaze kiriya bakweretse ntaho gihuriye n'umukore wa Rwabugira kiriya ni icyatewe nka sembolike ariko umwimerere wacyo nyine wari uri hariya ariko waragiye uti gute ni ukuvuga ngo kiriya giti igiti cy'umukore Rwabugira yateye insobanuro zacyo ni uko cyari gifite imitsindo cyari igiti umwami yari afiteho imitsindo ku buryo n'abantu bashoboraga kuza bakagikuraho wenda ari akababi cyangwa se ari iki ariko mu by'ukuri bigendeye n'ibyo bari buzakore bikazabafasha gutsinda umwanzi ariko ntabwo ari cyo icyo gihe rero icyo giti cyahavuye kubera ko hari umuntu wagitemye kandi wagitemye ariko nawe yapfuye nabi kubera ya mitsindo wagitemye yaje kuza kwicwa n'akaguru yego yarwaye nyine akaguru kaza nk'ikintu wenda cy'ikibyimba aza kuza gutambuka yitaba Imana ariko nkiraho urabona hariya hepfo gato hari ahandi nyine nanyuze bita ngo ku muko w'abakobwa mu miko y'abakobwa yego none kuki bayihise kuriya kandi ubona n'urugendo rurimo kuva hariya uza hariya ku mwami ubundi ku muko w'abakobwa hakorerwaga iki mu miko y'abakobwa rero ndagira ngo wenda se n'ugira ibyo mbanza kugira ngo
kugira ngo witwe mu miko y'abakobwa. yego Kugira ngo witwe mu miko y'abakobwa hariya hafite amateka atari meza, ni amateka mabi. Uvuga ngo umwami Ndahiro Cyamatare yaje kuza guterwa n'ingabo z'Ubushi n'Inyabungo ndetse n'Abanyoro. yego baje rero kuza kumwicira hakurya ahantu hitwa muri Kibirira. yego ndahareba. Bamaze kumwica ingabo ze nyine icyo gihe baranamubambye ku biti. uwo Ndahiro Cyamatare. Ndahiro Cyamatare bamubambira aho ngaho Kibirira. bamubambiye Kibirira. ubwo se hafi hariya hahoze nyine hitwa ku Muhororo gutyo. Ntabwo ariho bamubambiye, ariko bamubambiye ahantu abatijiste bari bafite inkambi. Nuko ntaribuka izina ryaho, ariko ushatse kuzahamenya wazabimenya. Noneho rero ingabo za Ndahiro Cyamatare zakomeje kurwana. Noneho baje gufata abagore n'abakobwa ba Ndahiro Cyamatare. yego babikira no mu miko y'abakobwa. yego ngicyo rero icyatumye hari ahitwa mu miko y'abakobwa n'ibyo bibi byahabereye, ntabwo ari ukuvuga ngo ni byiza. Noneho rero nyuma yaho rero urumva bagombaga kujya baterekera, bakajya kuhaterekerera kuko abo bantu b'inzirakarengane bahabiciye bakanahabahamba. yego urakoze cyane rero. hanyuma noneho tugarutse aha ngaha nashatse kugira ngo tugarukire rimwe kuko numvaga mu miko naho bihura, ariko twigarukiye tuzamuka twinjiye muri iyi nzu rero y'umwami. yego urabona hari inkingi iyi ngiyi iri ku muryango nyine ujya kwinjira. iriya nkingi rero bayita Kanagazi. Iriya bayita Kanagazi kuko umwami yakemuraga ibibazo akabikemurira ku Karubanda. yego iriya nkingi rero yari inkingi y'amahoro. yabaga yegamiye se, yabaga bimeze gute? Ntabwo yabaga yegamiye, ni ukuvuga ikintu cyayo cyo kuvuga ngo ni Kanagazi, ni ukuvuga ngo iyo yabaga agiye guca iteka byanga byakunda niho yabaga agiye guhagarara cyangwa agiye gutanga amabwiriza. naho ngaho yahagararaga. noneho rero ikindi uwabaga nanone afite ikibazo naho yabaga atari yagikemurirwa yarihutaga yayigundira umwami akamugirira imbabazi, nta kindi cyabagaho. none tugarutse aha ngaho twinjiyemo imbere rero. yego turinjiye tugeze ku yindi nkingi. hari inkingi bita Mbonabihita. yego iri hafi ya Kanagazi nyine. yego hanyuma iyo uvuye kuri Mbonabihita uhita winjira kuri iriya nkingi yindi. hariya hari indi inkingi yegereye icyo bitaga icyotero. yego ndahareba. ubwo rero uko biri kose hari imihango myinshi, ariko utazambwira ngo nzakwinjizamo. njye ntabwo najyamo kuko igisekuru cyanjye ntabwo kinyemera gupfa kwinjiramo. Yes, kwishonye Radio TV ntago byaciriye aho ngaho rero nkuko mubyumvise akimara kutubwira ati giye burya ntago napfa kwinjiramo kubera ko igisekuruza cyane n'ikibyemera. Twashatse undi musaza maze twinjizamo kugira ngo agende adusobanurira bimwe muri bya bindi yagiye atubwira n'ubundi kugira ngo tumenye by'amashera kinyoma aha hantu ku mukore wa Rwabugiri hafite amateka kibimeze gute. None se abanyarwanda ibi bari babizi? None se niba rubizi cyangwa se utarubizi, urumva ibi bintu kuko bitari bikwiye kumenyekana kugira ngo n'abana bakiri bato bamenye ko ahantu hafite amateka ahambaye ku Rwanda rwacu. Hanyuma ni ingenzi cyane rero twahise tujyana n'uyu mugabo nkuko mubibona, tuhita tugera nayo nyine kugira ngo adutembereze mu nzu y'umwami adutembereze mu nzu y'umwami, agende anadusobanurira bimwe muri byo bigize iyi nzu y'umwami. Akavuga ati nsobanukiwe bike ariko ibyo nshoboye ndabibasobanurira, ndumva bihagije. Reka rero dukomeye dutemberana nawe muri iyi nzu y'umwami. Ubona uri umuntu w'inaha ngaha, hano hantu hari ukuntu bahitaga, hano hantu tubanjirije aha bene aha hantu mbabarira tuganire. Aha hantu hari ukuntu bahitaga, nta kintu wibukaho mbere y'uko winjira hari ahantu? urabona ko mbese nta bintu byinshi mazi, ariko icyo ari cyose hano ni mu marembo y'inzu y'umwami. Mu marembo y'inzu y'umwami. Hanyuma hano habaga
bari barimo bayubaka bakora ariyo nkingi yakanagaza hano yabaga iri hano noneho izi z'imbere zose ubundi zifite amazina zigira amazina nubwo natuye ntabwo navukiye ntabwo ariho wavukiye wowe wavukiye hehe asingiye kure cyane hitwa ngo iki hitwa munuza naho ni muri uwo murenge ariko noneho hano nahaje kuhimukira mpaguze yego ariko ibi by'amateka ntabwo nakubwira ndabizi neza cyane ariko urabona hari Kanagazi yabaga ahangaha hari niyo bitaga ngo mbona bihita ese muze nka mbona bihita ubona ari nk'iyi mbona bihita uko bayivuga numvaga bayivuga mbona bihita shokora yari inkingi yego yari inkingi hanyuma hariya rero hari kuburire bw'umwami hano bitaga ku gitabo ku cyotezo aha niho yoteraga niho umwami yoteraga iyo ngiyo iyi ubwo ni iyi iyi niho igihe yotaga niho icumu rye ryabaga rero niyo mpamvu hashushanyijeho kano kantu umenya niho baryegekaga sinzi niba ariko niho icumu ryabaga icumu rye niho ryabaga riri n'inkota ishobora kuba iri hano none umwami bwawe ubungubu hanyuma rero nabwo ariko bukagira amateka ndakurahiye hari n'igihe bavuga ngo terera ubone ishyano ibyo birashoboka ariko nanone nkumva ko ngo hari abakobwa babaga bari ubundi bazaga gusasira umwami bakanaguma hariya se ntibamwumvirizaga we cyangwa nk'igihe nyine ubwo nicyagiye bavuga ngo mwiheze nihereze nabyo byashoboka ko akaba yasaba uwo ashaka habaga hari abakobwa baje aho ngaho agatumiza uwo ashaka undi akaba asohotse hanyuma bakiheza akaba yakihereza yego ariko urabona ko hano hantu hasa neza tubwizanye ukuri kandi iyi nzu ntabwo yava buriya hariho inyuma bakurikizaho ibyatsi muzehe urakoze cyane nanjye ndagushimiye by'umwihariko ariko hajya wambwiye ko witwa nde muri nzira Innocent utuye muri umurenge wa Kageyo akagari ka Mukore by'umwihariko turagushimiye ko tubanye ukaba utwemereye kudusuhuza ndetse ukanatuvugisha tugeze hano turavuga ati ahangaha niba umwami yarahazaga nkuko twabibonye dukwiye no kumenya amakuru yaho abanyarwanda bakajya bahamenya ngo biga hari ibyiza bitatse u Rwanda hari n'ahandi hantu abanyarwanda bakwiye kumenya ko hakwiye gusurwa nkuko nawe ubibona ko ahantu hakwiye gusurwa uzi ko mpageze nkasanga hashushanyije neza nkuko mu Rukari hameze iyi nzu uko imeze uko nguko ni nako niyo mu Rukari imeze ugahita ubona ko rero hano hantu hafite amateka navuze nti ngomba kuhaza nkamenya aya makuru ni inkingi ya Kanagazi ubona yabaye gutya ikaba yarashaje bashobora kuzazana hindi urabona nkungu urabona ko hano yaravunitse sibyo ese ni yego nubwo ashaka kwifotora umuntu ayihagarika hako ayimpagarikiye nkareba uzi ko iyi Kanagazi koko yabaga ahangaha disi we yego iyo ni Kanagazi muze urakoze nukuri urabona iyi ni Kanagazi neza cyane ni rero twashakaga kuko urabona ko iyi nkingi ariko urabona ko harimo n'amarembo abiri mwacaga hano uragaca hano ariko ndaza gutwara akanomero kawe ubutaha nibura basi uzambonera umusaza umwe twazaganira kandi ndagusabye ibintu uzabinkorera kuko urabona hano hantu by'umwihariko turagushimiye Innocent hajya ninde nguri nzira Innocent nanjye nitwa Victory ndi umunyamakuru w'Ishangi nari naje hano rero kugira ngo tuganire nirebere ni imisozi itatse u Rwanda ariko nejejwe nuko nanone hano hantu mpageze nkasanga nibura umusaza umeze nkawe wabasha kugira icyo tuganiriza by'umwihariko rero kandi reka tugushimire yuko nawe ukiri hano nyamuneka jya ukomeza ugenda ubaza aya mateka kugira ngo ubutaha tuzaze dufite amateka mashyashya amakuru mashyashya hano hantu urabona ukuntu ari heza bibaye byiza rero hakaba hari umuntu uhazi koko tukaba tuvuga tuti hari umuntu wadusobanurira ibyaha hantu byadufasha nabyo murakoze rero
kandi by'umwihariko Imana ibaha umugisha. Yes, uko mu byumva rero twakomeje tugana n'undi na wa mugabo atubwira aya mateka neza nk'uko ayazi, kuko ni umugabo yazi cyane. Aravuga ati ntabwo nemererwa kwinjiramo, ariko ndagusobanurira bimwe mu bihagize kubera ko mbizi, kubera ko mbisobanukiwe. Murakoze cyane rero, dukomeze dutemberane nawe. Dukunda Ishangi Radio TV. Natwe abana dukunda Ishangi Radio TV FM ivugira ku murongo wa online. Natwe abana dukunda Ishangi Radio TV FM ikorera ku murongo wa online. Kuko hari ibyo ntemerewe, nubwo mba nkubwira ibyo ngibyo, ariko hari ibyo nanjye mba ntemerewe. Yego, ibyo mba ntemerewe kujya kwivangamo, kuko no kuvuga sishobora gukora imihango nk'uko bayikoraga. Niyo mpamvu rero niba sogokuru yarariyo hari imihango yashoboraga kuba arakora, ngo ngiyemo ntanabizi nanjye byamfata. Yego rata, nge rero kubera ko ibyo ntabizi ninjiye ndanahagera hanja no kuburira bw'umwami ndahareba. Oya, wewe nta kibazo, nta n'ingorane wagira. None ubwo iyo ninjiye hariya ku buriri, uburiri bw'umwami rero no tubugezeho, duciye kuri izo nkingi zose. za ntuze za Kanagazi turazirenze tujya kuri Mbona bihita, turangije kwinjira hari indi nkingi nanone yabaga hafi y'umwami aho ngaho, urenze nyine hari ku cyotero. Hanyuma noneho rero umwami ageze ku buriri, abandi bamugaragiye babaga bari abandi bamugaragiye babaga hari inkone zahabaga rero ibwami. Yego, izo ngizo zabaga ziri aho ngaho, kandi zahoraga ziri aho ngaho hafi y'umwami ahagana hepfo. Baramutse neza mujyana mu nzu aho twakwita mu mirambizo. Yego, zarahoraga hari no ku Ruhimbi ahantu hahoraga hari amata, hagahora hari inkangaza, inturire, imitsama, gutyo naho ndahareba. Yego, nuko ubwo ngubwo rero tuvuye ahangaha kuri inzu y'umwami, twifuza kumenya amateka yaho, ariko urumva turabimenye neza, urumva birajya gusa neza n'ibyo mu Rukari. Mu Rukari ho ntago nabimenya kuko wenda ho ntago mpazi. Urumva ngiye mba nkubwira ko sogokuru we yahabaye hariya, yerekana mu mateka nuko nubwo hari bishobora kugenda bisoba umuntu kuko nta hantu biba byanditse, ariko ubwo ngewe menya ibyo byina. None se tugaruta ahangaha, hajya umbwiye ko ibintu byabaye mu 1984. 1800. 1800? 1994. 1894. Hanyuma 1895 umwami aratanga. Niho yatanze. Yishwe nande rero? Umwami rero hari ibintu birenze kimwe nabyo bigoye yenda gusobanura. Yego, ukuvuga ngo umwami hari igitero yateye ibushi n'Ibunyabungo. Yego, bikavuga ko haje kuza kuvuka ibintu bitabaye byiza wenda mu kutumvikana muri bamwe wenda babaga bari kumwe, bashobora kuba baranifatanyije n'umwanzi. Noneho mu gihe hari ibintu byaziraga kwereka umwami, abibonye bikaba ari ikibazo. Yego, icyo gihe rero bavuga ko hashobora kuba mu gihe yari ari mu mazi mu Kivu. Yego, bavuga ko ibintu bibi nanjye kukubwira, bamwe bavuga ko bashobora kuba baramutereje amashitani ari mu Kivu. Yego, icya kabiri bakavuga ko bashobora kuba baramweretse inyamaswa izira kurebwa n'umwami. Yego, nguko ibigendanye n'urupfu rw'umwami uburyo ruvugwa, ntabwo nyine ari impara, ariko bamwe mu mateka nabwiwe nayo ngayo. Bivuze ngo nta bafite ibihamya by'urupfu rwiwe ngo umenye ngo yapfuye gutya. Nta numwe uwabikubwira azaba akubeshye. Hanyuma rero iyo urumva iyo baraga kubibona, ikigaragaza nuko umwami yatangaga uko byagenda kose.
ubwo nuko nguko niba umwami yeretswe inyamaswa izira kurebwa n'umwami, ubwo nta kindi kwabaga ari ugutanga, nta kugaruka kundi, ubwo karabaye ni ukwitegura agahita atanga. Ubwo nicyo ngicyo nta kindi warenzaho. Ayaya, urakoze cyane rero, tugushimire by'umwihariko, ariko n'ubundi tuzasubukura nk'uko nabyumvise. Yego. Tuzasubukura nongera kugaruka, nzaguhamagara nongere nkubwire ngo ndashaka ko tuganira birambuye. Yego. Kubera ko hari ahantu hari amateka menshi ajimije. Hanyuma abari bahari biragaragara neza ko bahavuye kugira ngo ahari wenda hakorwe, cyangwa se hari ibyangombwa bitari bihari ukurikije uko bibona. Urabona izi nzu ni nziza, ni iz'amateka, ni indangamurage nk'uko bigaragara, ariko kubera iki zitakomeza ngo zihakorerwe, abantu bakomeze berekwe ibyangombwa byarangaga aha hantu ku nzu y'umwami Rwabugiri. Twewe nyine no mu byo twifuza, twewe n'ubundi twifuza ko hano hantu hafite amateka maremare, kuko mu bigendanye no gukomeza kwagura u Rwanda, hano Rwabugiri niba yarahategura ibitero kandi akajya n'Ibunyabungu akagerageza kutwagurira u Rwanda, nubwo wenda byahindutse nyuma amaze gutanga. Byumvikane ko u Rwanda ntabwo rwarengaga Ikivu rukajya muri za Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. U Rwanda rwageraga, kuko ni ukuvuga ngo u Rwanda noneho ni Masisi se ntafite ibigabiro Rwabugiri. Byerekana ko ubwo ngubwo byahindutse ari uko bamaze kumurangiza. abo banyagwa b'Abadage, Ababirigi, urumva iyo nama yo mu Bubiligi y'Iberlin mu mwaka w'1895 niyo yaje kuza kudukoraho nyine itugabanyiriza u Rwanda aho rwari rwarageze umwami yararwaguye umwami Rwabugiri. Ubwo Umudage yari yagiye, Umudage nyine umva yaje 1894. Iyo nama y'Iberlin yabaye 1894. Yego. Kuvuga ngo Rwabugiri aho hantu yari yarahaguye. Noneho se Umudage yaje ate, Umubirigi yaje ati? Nicyo kibazo gihari rero. Kuko urabona nyuma hahise u Rwanda rwahise rufatwa n'Ababirigi. Ikintu cyumvikana ni ukuvuga ngo bo iyo nama y'Iberlin ni inama yo kuza kwigabanya Afurika. Yego. Noneho baratangira bavuga bati Abongereza barajya muri kiriya gice. Abadage n'Ababirigi nabo urumva Ababirigi barabanje nako Abadage barabanje, bwo habaho n'intambara niyo muri za Kongo hanini, banarwanirayo Abadage batsindwa n'Ababirigi. Ubwo rero Ababirigi urumva nibo badukozeho, nibo badukoroneje ku buryo buhambaye, twaba dutangiye n'igihugu. Kandi noneho mu bintu bigaragara no kuvuga ngo baje mu buryo bw'ububandi. Yego. Nge niko navuga, wenda ntago nubwo ntari impara, ariko nkurikije uko wenda nagiye ngenda mbibigwa n'abasokuru nsanga ari ibintu by'ububandi. No kuvuga ngo bamwe baje mu rwego rwo kudukoroniza. Baje bamwe bitwaje idini. Yego. Abandi ubwo nukuvuga ngo muri iyo nama yabo bafite amayeri bagiye bagenda bakoresha, bitwaza bamwe amadini, abandi bakaza bavuga bati abaturage nibakore amatarasi, nibace imihanda, nibagira bate. Ubwo rero mu madini nabo bakaza bavuga bati mugende mwigishe abantu mu buryo bwo kubigarurira. Mu by'ukuri nabwo bagakora imirimo badahemberwa muri ibyo bintu by'amadini, ariko bari muri iyo gahunda yo kuturindagiza, bakatugabanyiriza igihugu, bakadukoresha ibintu bitari byiza. Ari nabwo ikiboko cyari gikaze cyane. Ikiboko cyazanywe n'abazungu. Ubwo n'Ababirigi ni b'Abadage. Ababirigi n'Abadage bose nta n'umwe utarabikoresheje. Uko urumva bo baje bagendereye abanyarwanda ikigaragara, ngiye nakubwiye ko subiye inyuma gato ko abanyarwanda bahuriraga kuri uwo muterekero. Abanyarwanda bari bazi Imana mu buryo bwabo, kuko ntago bari bazi Imana wenda nk'iyo y'abazungu bavugaga. Bakaba bazi ya yindi iri Rwanda igataha i Rwanda.
yego Imana rero babaga bazi yabo muri icyo gihe akaba ariyo bambazaga bagaterekera bakagira bate bakabandwa bagasaba kugira ngo bagire amahoro bagasaba kugira ngo bagire impagarike n'ubugingo. None se ko igihe bavuga ngo ugahorana Imana ryangombe niyo ngiyo babaga bavuga? Ryangombe nyine n'umuntu nyine wafatwaga nk'Imana kuko urumva nta bundi buryo babaga bazi Imana iyi niwe barwaniriraga agatuma abanyarwanda batsinda noneho igihe kiragera Ryangombe arapfa. Arapfa amaze gupfa bakajya biyambaza wa wundi Ryangombe wabafashaga gutsinda kuko yari umuntu ukaze. Yego rata none ubwo aho hantu ndagarutse rero ndagarutse aho hantu hari ibintu biryoshye cyane. Urumva ko u Rwanda rwacu nubwo bigaragara ko rugarukira hari i Rubavu rwararengaga rukambuka za Masusi rukajya za Rucuro tukajya hehe baragendaga bakagera kuri Rake Rwicanzige. U Rwanda rwaragendaga rukagera kuri Rake Rwicanzige niho u Rwanda rwagarukiraga. Ubwo Rake Rwicanzige uvuye nk'Igoma haba hari nk'urugendo rungana gute? Bonge ntabwo nigeze mpunga njyayo wenda ngewe ntabwo hantu nagiye ntabwo nashobora kubigereranya ngo mbimenye ubwo abahazi nkababwira wenda bakabyirebera. Yego ariko ndeba ku ikarita nkahita mbibona Rake Rwicanzige iri kure cyane pe iri kure cyane ya Goma. Aho ngaho rero u Rwanda niho rwagarukiraga. Yego urakoze cyane rero reka ngushimire by'umwihariko ukurikije rero aya mateka arimo aboneka muri aka karere. Ubwo ni akarere kahe, umurenge wuhe, akagari kahe, umudugudu wuhe? Hano ni mu karere ka Ngororero. Yego umurenge wa Kageyo. Yego akagari ka Mukore. Yego umudugudu wa Nyamatanga. Yego ukurikije rero ibintu birimo bihavugwa n'amateka yahabereye ukaba uyu munsi nta kintu kirimo kigaragara cyatuma abanyarwanda cyangwa se abana b'abanyarwanda bazabasha kuvuka bazaza bivukiraho, ni iki wasaba by'umwihariko abashinzwe umuco ni iki wasaba abashinzwe umuco ndetse n'amateka? icyo nasaba nasaba ko aya mateka adakwiriye gusibangana kuko agomba kujya yibutswa abantu bazabaho mu bihe bizaza cyangwa se n'abariho muri iki gihe batari banabimenya. Birakwiriye ko hagomba kuzanwa hagomba kubungabungwa noneho hakazajya hasurwa mu gihe ariko hakozwe umuhanda. Ndashaka kuvuga ko hakozwe umuhanda byarushaho kuba mbese uburyo bwo kugendeka bukaboneka ari bwiza. Noneho hakabaho nanone ko nasaba ko nkamwe n'ubundi mugenda muravuga mu mpande zirenze runo ruhande rw'inaha. Ubwo nasaba n'ubukangurambaga bwo gukangurira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kumenya amateka yo ku mukore wa Rwabugiri kuko impamvu z'abanyamahanga nuko umudage wabo umwami yamwakiriye hariya. Ibyo ngibyo birakwiriye ko bimenywa n'abazungu b'iyo ngiyo ndetse n'abanyarwanda bakanabimenya kuko yego njye numva hakozwe umuhanda kugenderana bikoroha kandi hariya hakazanwa ibigendanye n'ibimenyetso by'amateka y'abanyarwanda bo hambere. Yego bumva icyo kintu cyarushaho kuba cyiza ubundi hazajya hasurwa kandi ntekereza ko no kwinjiza hazinjiza. Yes urabona ko umuntu yahageze nta kintu gihari. Reba inkingi ya Kanagazi nayo ntayihari. Urabona ko aho yari iri byamaze kurangira uko hagenda hasaza mu minsi mike yanabura buriri buragenda ko hagenda hasaza bya bikoresho byose ya myambi ya macumu ya miheto nta bigihari nta bigaragara. Urumva ni ikibazo gikomeye cyatuma abana barimo bavuka batazibuka ngo nyamara kugira ngo u Rwanda rwaguke nahangaha rwatangiriye kuri uyu mukore wa Rwabugiri bambuka bajya Kongo. Yego urumva ko rero ni ahantu hafite amateka ariko bigaragara ko umwami yajyaga gufata ahantu kugira ngo ahagera hiwe yabanzaga kureba ahantu hafite agasongero karekare. Nyine buriya hano ahangaha nakubwiye ngo kugira ngo ahitemo hariya nakubwiye ngo Indagu niho zari zemeje